Mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwebona natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi bigaruka ku makuru aba ari kugenda avugwa cyane muri society ndetse na documentaire ziba zigiye zitandukanye. Abahanzi ngubu bajya kuririmba umuhanzi w'igihangange uzwi cyane, ijambo bakoresha ngo yatwitse ejo hazashya. Gutwika muzi byari byo buriya cyane mu Rwanda. Mubuze gutwika, jewe nari muto nakuze mbibona, ariko umuntu nkangarambe we watwiki wakahunga. Gutwika arabo bishoboka guhita bihamura pe. Bivuze ngo umuhanzi w'umuhanga yatwitse. Gutwika no kujya kwica, no kujya gutwika ingo z'abatutsi. Nicyo bivuze mu mateka y'u Rwanda. Ntabwo iryo jambo rishobora kuba ryiza pe nabuke. Ntabwo gutwika biba byiza, gushaka kurigira rero ryiza sibyo. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan yasabye umuhanzi Juno Kizigenza gukura izina Rutwitsi mu mazina akoresha y'ubuhanzi. Juno Kizigenza yabisabwe nyuma y'uko Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan asabye abanyamuziki kureka gukoresha ijambo gutwika mu birori bategura. Dr. Rwandan, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ibi ngibi yabibajijwe n'umwe mu bamukurikira ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter, aho uyu wamubajije yagize ati: nyakubahwa minisitiri, ubwo rero umuhanzi witwa Rutwitsi ahindura izina. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan agaragaje ko izina gutwika cyangwa ijambo gutwika atari ijambo rifite igisobanuro cyiza mu mateka y'u Rwanda. Mu gusubiza uyu mukurikira, Dr. Rwandan, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, akaba yaragize ati: nabiveho rwose nahindura izina. Ibi ngibi byagarutswe ku mpaka ziri kubera ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan akebuye urubyiruko rukunze gukoresha ijambo gutwika igihe rushaka kuvuga ko ibirori byagenze neza, anarwibutsa ko gutwika ari ijambo rifite igisobanuro kibi mu mateka y'u Rwanda. Ibi ngibi Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan yabigarutseho kuri wa gatatu tariki ya 4 Gashyantare umwaka wa 2026 mu kiganiro yagiranye n'abasenateri ku bipimo by'ubumwe bw'Abanyarwanda, ubudaheranwa n'ubwiyunge byagaragajwe n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze mu mwaka wa 2025. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu kandi Dr. Rwandan yagaragaje ko muri minsi urubyiruko rukunze gukoresha ijambo gutwika nk'igihe rushaka kuvuga ko ibirori runaka byagenze neza cyangwa igikorwa runaka cyaranzwe n'ibyishimo byo hejuru. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan yavuze ko iri jambo ryakoreshejwe nabi mu mateka y'u Rwanda ku buryo urubyiruko rukwiye kuryirinda. Mu magambo ye, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Rwandan akaba yagize ati: mujye mwirinda ijambo gutwika iyo habaye ibirori n'ibitaramo. Gutwika ni ukwica, ntabwo ari ijambo risobanura ibirori no kwishima. Abato rero ntibaba babizi. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu kandi yasabye ko urubyiruko rusobanurirwa ku mateka y'u Rwanda ijambo gutwika ko ryagize igisobanuro kibi kuko ryakoreshejwe mu myaka y'1959 n'umwaka w'1960 hatwika inzu z'abatutsi bo mu Bufundo. Ahangaha akaba ari aho zahitwa Gikongoro. Nibyo wakoze kubana natwe. Niba rugano ugeze kuri Talk Rwanda, kora subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.